wabikora se jewe oya se kandi ibi nabyo biri iwanjye yari yaje n'umutekinisiye ye baba we William amahirwe kana kima waje ni karibu kakagabana no kagiye umva sinzi ahantu yagiye ariko nyine wisanzure wumve ko nta kibazo nizeye ko adatinda kari butinda ariko umva mubwire ahantu yagiye kereka ari nk'umwaka ari bya bindi bavuga ngo iminsi y'igisambi ari 40 kereka yacu tugiye naho ngubu rwose wumva ko nta kibazo pe urumeze neza rero akagabo katomboye umugore mwiza pe nahise wani watomboye shabye yose ubundi aho kwimbimenye nabo nitwara mbere y'igihe nyashi ahantu hose agasura kari neza kabisa nyine umuntu ubwiza bw'Imana ni kwereka umwana sinde ngonge kakagabo wazagataye ngo iki ugutende byawe umva nkubwire uzaza urwinjiremo ugenda uriya mugabo arahaha kandi ahaha neza kandi bamubwire wowe sinkuzi ushobora kugira gutya ntabwo nyize naza ukabona biragize kandi umenye ko akurusha n'amafaranga rega nubwo ngo ukunda akurusha amafaranga uzanera umurimo utanzakudanira ku naki wingo aho ngaho wawe nzibiriye wabikora se jewe oya se kandi ibi nabyo biri iwanjye yari yaje n'umutekinisiye ye baba we William amahirwe kana kima waje komera oya utantera umwaka wo kanyago none se kutansuhuza ndagukubita urushyi nyirangaza ndagukubita urushyi musubire muko mwari bumeze mwivugishwa gibiki ngo nangwa si impaha ngo nta mafaranga yararimo no kora uko komerezaho agutokora yararimo no kora yagukoraga mu jisho hari akantu nyine umva nkubwire ko byagenze wirakara ngo wirakara ntarakara urabizi ntinyi imbeba nakurangiye ntinyi imbeba na rero kwera wari uri kure nampamagaye ngo azirukane imbeba nabonye izi imbeba mu nzu deni rero ndatokorwa si ibintu byumvikana hari ubwo dusanze mu buriri ndetse ntabwo naguhemukira urumva William yaguhemukira utabeshye koko ahubwo yakubera kumiro karabwira ariko kujya kuri toilette igihe wanirera niko igihe wazera ntabwo wagiye kunya cyangwa neno nakukonje ariko yafasha amatama yarari modoreshe reka mwereke yarari bikora nakubo yarari reka mwereke ngo example ko byari bimeze wowe uri ikibaho ku buryo bagitangira wowe yarafasha gutya agiye gufata kurangana nyine ni umunyeshuri gutanga urugero ku kibaho wowe kana kima ntabwo urega n'agatuza warangaje ntabwo naguhemukira yakarangaje ngo urebemo urimo urarebamo nanone ako waretse kurakara waretse kurakara uyu nguyu kuko none William namukusimbuza koko reba kuntu ngana uri boga none uno mutipu ngana ko ngenda namukunza nigeze gukubita inkurushyi mboniramotse ngira ngo ni imbwa ntabwo wabikora nshobora gukubita yifatishwa kuko ibyeto bisoramo mu kanya William rero reka mbanje kwitwara ndaje mumbye kabiri wavuye muri uru rugo kandi ntuzongeye kuza hano n'abandi ntabwo nzaga wabyumvise ntabwo nzaga ndakubwiye ngo renga akugwagire kamahane hakuzi kugaragaje kutanyizera imbere y'uriya muntu hanyuma wa mugore umuntu ugaragaje kutanyizera ndakubwiye ngo ugabanya umujinya umuntu w'umugabo ufite umugore agufata ku rutugu nkana ntabwo dore yararimo mfatagira gutya sasa urije mu jisho wawe abo musozi ni natokowe yaje kwirukana imbeba arangije ndatokorwa n'abana baza no kowe ibyo bintu ni ibintu byumvikana kuva ryari William agutokora kuki utamamagaye ngo nze muto kuki utamamagaye nta nimero zanjye ufite hako wakoroshye uruhamo uzi kunyusa tuberwa cyo mukondera rwose uyise turaberwa rwamwenyura rwose ndasekesha iki se sawa nyine nse kubinkora gahinda n'iki we kanje kwiryamira nakora ndakubonye